Muri uyu mwanya turagarutse mu isomo ryacu. Nk'ibisanzwe turahera ku kantu kameze gutya, dukurikizeho kameze gutya. Iyo twandika ijambo dot type html, naza hano uhita ufunga gutya. Turakurikizaho n'ubundi ururimi turi gukoresha, ariko turanza ubundi ibyo tugenza twandikemo html, noneho dukurikizeho ururimi turi kwigisha dukoresheje ari rwo Icyongereza. Bandika gutya, komeze. Ubundi hano iyo wafunguye ubwo muri gufunga, niyo mpamvu hano turashyiraho html tukayifunga, html tukajya tuyifunga gutya. Noneho turajya dukurikizaho head niyo irakurikiraho. Hano kugira bitworohere, kuko n'ubundi iyo dufunguye head tuba tugomba no kuyifunga. Hano turandikamo head, hano twongere dushyiremo head, tunayifunga hano gutya. Turajya dukurikizaho title, nayo turayandika ndetse turanayifungura tunayifunge. Hano turandikamo title, noneho hano dushyire iyo title yitwa student data collection form. Noneho hano nayo turahita tuyifunga, tufunge title tuyifunge. Urumva ngo hano uyu ni umutwe, niko nitujya dufungura iyi website yacu cyangwa se iyi system tugiye gukora, aka fomu, uyu mutwe nurajya ugaragara hejuru, kari student data collection form, ukajya kagaragara hejuru. Kandi dusevinge turebe ukuntu iragaragara imeze. Hano kuri save as, hano uyite izina, reka wenda tuyite data akadomo html. Nubu hano tubisevinga byitwa html, tubisevinze ari html ntago byakunda, ntago byafunguka. Hano tugiye gufungura turebe iyi system yacu. Tutegereze hano ko hano hejuru ifungutse yitwa student, hano hejuru yitwa student data collection form, wakundi twahise n'ubundi. Turakomeza no dufungure body, twandikemo body. Hino nk'ibisanzwe iyo wafunguye ikintu ufunguye ugomba no kongera ukagifunga. Kubera ko n'ubundi nshaka kugira dukoreshe igihe gitoya kandi dukora ibintu byinshi, hano hari amakode amwe ndenda kopiya kugira ngo byihute. Turakomeza hano dushyiremo paragraph ya mbere. Paragraph hano ibisanzwe tugaragaza werekana ukuntu ibuze kungana, kandi twe ko iraza kuba ari kabiri kirabingana. Kandi tuvuge ko nuzayiro urafungura azagira tubona wera, tuvuge ko tuzatumuha ikaze. Twaba ngo welcome to a platform. Hano paragraph yo wayifunguye uba ugomba no kuyifunga, niyo mpamvu hano tuhita tuyifunga gutya. Noneho hano iyo wafunguye na kabiri nari ugomba gufunga na kabiri. Iyo ukoze ibitandukanye ntago biraninga, kandi ugomba kwitwarikaho. Dukomeje nkuko nabwiye ngo twihutishe bize guha n'iminota nateguye. Hano amakode amwe ndayanda ya kopiya, uvuga ngo izi kode
ndazikopiye. Izi code ni uvuga ngo nizirakora agafomu ka mbere. Nanga ni ahantu umunyeshuri buze kwandika izina. Labor for ni uvuga ngo wandika gutya ugafungura hano ugafunga. Numva label wayifunguye uba ugomba no kuyifunga n'uburyo ushyiramo kano kabarongo kaberanye. Neno for student name ni uvuga ngo nidufungura iyi fomu hejuru haza iyi student name. Input type neno hano ni uburyo ari buze kubyandika. Arabyandika akoresheje inyuguti. Nizo ari buze gukoresha. Neno kano kantu ka require ni uvuga ngo ni handi aba ari agafomu ku buryo uramutse usimbutse utujuje bavuga ko utemera kujya ahandi hakurikiyeho. Nuko kamaro ka required. Uvuga ngo ajya kuzuza bagahita ujya gusaba meeting bagahita bavuga ati hari ahantu tujuje ubonye ugasura hejuru ukagera. Reka tusevinge turebe uko bimeze. Hano kadufungure turebe hano. Turebe uko bimeze. Urabona ko bikuraninga bye. Nuvuga ngo urabona ukuntu gafungutse kameze. Welcome to our platform. Neno student name. Reka dukomeze. Dushyiremo andi makode. Neno igikurikiyeho tugiye gukopiya izi code zo hejuru zo ku munyeshuri. Neno tuvuye ko hasi yari buze gushyiramo izina rya papa we. Hasi ashyize ahangaha n'uvanga ari student tugiye dushyiraho dusimbuza father. Nino na hano ari student hano dushyiremo father's name. Father's name byo bisanzwe bihari. Na hano nibundi bari mu magambo ahangaha turasimbuzaho father. Na hano dushyireho father. Okay. Father bana yera kandi dukomeze na mother. Azajya yuzuza mother ko ni imyirondoreye. N'ubundi tuba dusimbuza hano hari student dushyiremo mother. Na hano shyireho mother. Hano naho dushyireho mother. Na hano dushyireho mother. Nakeka mata harangiye. No tugiye gukomeza tugiye gushyiraho aruzuza itariki y'amavuko. Ubundi ni hano turi busimbuze dushyireho date katubihine date of birth. Hano no turi byandike amagambo yose. Date of birth. Na hano hasi angari no turashyiraho kuko ingiro ntabwo bigaragara inyuma nuko biri imbere nyine abari code tabishyize no ntabwo byakunda. Naho turashyiraho inyuguti date of birth. Yandika gutya hano bariho tugira gute yandika byose uko byo bigaragara inyuma. Kadukopiye ibi nazo tubishyira hano. Okay. Noneho reka dukomeze. Reka nkore akandi gafomu noneho kari buzemo nomero za telefone. Uva hano hari date of birth. Hano ndashyiraho telefone. Burya akarahagije cyangwa se nshatse nakwandikamo phone.
noneho nkahita nza hano naho nkandikaho phone, noneho nkahita ndandikaho phone number kuko ari buze kugaragara inyuma, phone number kana agaragara inyuma, noneho ubwo hano n'undi uze gushyira phone na hano izina riraza kugaragara n'ubundi ari phone. Okay, reka rero dukomeze tujye no kuri email. Hano turashyiramo tugiye guhita dusimbuza hano handitse student, dushyiramo email. Hano hari student name dushyireho kuko aragaragara inyuma, harazaho email address. Gutya rero tuzano handitse text ntabwo uragaragara mu magambo asanzwe, araba email. Muva hano impamvu tubikora gutya ni ukugira ngo umuntu aza kwandika ibindi bisanzwe bitari email yange kujyamo, ntabwo byajyamo ko twabikomandinze ko hagomba kujyamo email. Tuba turi kubishyiramo kode ku buryo nubwo wabyandika gute utakunda. Ubu nta kindi washyiramo kitari email. Reka none dushyireho na submit. Uvuga hano tugiye gushyiramo kameze gutya, dushyireho input type, tuvuge ngo ingana, tugamo tubiri hejuru gutya, dushyireho kari submit, tundi tuntu hejuru, value nayo araba ari submit gutya. Nene tugaya dufunga. Okay, nene ubwo tugiye guhita dufunga iyi form kuko hejuru tuba twayifunguye. Urabona ko hejuru tugomba gutangiza form tukongera tugaharurisha form. Okay, reka tuyifunge form, twandikeho form, twongere gutya twitangire kuyifunga. Mwibuke ko inuze yacu, system yacu twayise data. Rero ubu ngubu tugiye guhita dusevinga, tuze kureba ukuntu bira bimeze. Gusa twongeye tubibutse ko izi code uzikeneye kugira nawe zikoreshe, turibuze kuzishyira muri description y'iyi video kugira ngo uze uzidownloadinge nawe ube wazikoresha urebe ko birakunda. Wowe no tugiye kuza hano tugiye kureba change. Ubundi nk'ibisanzwe turongera dufungure gutya turebe uko bimeze. Uko bimeze rero, urabona ko byagiye bimera gutya. Angana naho kuzajya umunyeshuri, father name, mother name, baruza hano, date of birth ni hano, angana naho akaba ari nomero za telefone, hano address, email address. Hano rero urabona ko bisobekeranyije gutya. Twe tugiye guhita tugira gute tubihindura kugira ngo bitaza kugenda gutya. Hano ko tubigenza, turaza hano aho kuri buri gafomu kagiye karangirira, kaba karangiye hano kuri input type, twandikeho akantu kameze gutya, dushyiremo gutya. Reka rero dushyiremo, wenda dushyire tuza tubiri, nibyo biraba byiza kugira ngo aze gusigaho umwanya munini. Akagati ukita mbese ni nka espace kugira ngo asigemo umwanya mo hagati gutya. No twongeye tugafunga. Yeno hose ngiye kongera nkopi yanshyiraho. Kwenda main saving, ubundi turebe ko byahindutse. Tuze hano tugiye gutujyana kuri refreshing turebe. Urabona ko akambere gese kavaho kuko ubundi niho twemeje zira code gusa. Reka nze na hano zishyireho, na hano zishyireho. Wabona izo nyinshi kazingi nzisibe.
noneho nze na hano naho nzishyireho na hano naho nshyiremo espace ndetse na hano kuri submit ntabwo ari ngombwa. Rero ngiye gusevinga turebe. Okay, leta njya kureba change, ndaza hano ubundi refreshinge. Okay, urabona ko bise bimera neza cyane. Noneho hari igihe ushaka kugira ngo bize kano karuza kazemo hagati, uragarukaho hano. Ino tuze hano twahereye, aho amanuza ahereye hano, aho body hereye dushyireho center. Turabikora duterewe twandika gutya, dushyireho center bari kugira ngo bizemo hagati. Ino tuze dusevinga, twongere dusubire tujye kwa refreshinga hano. Okay, ubona ko bise bijyamo hagati. None ubu tugiye kugenda twuzuza turebe. Reka na tuvuge umuntu wenda yitwa Thomas, Tom, sibyo? Hano papa we yitwa Amani. Tuze hano mama we yitwa wenda Louise. Hano yavutse ku itariki zingahe? Tuze wenda vuga ko wenda yavutse 2023 kuri izi tariki. Wita hano kirimo nomero za telefone, wenda wandike 0789999999. Hano kirimo email. Urabona ko ahitaza ama email atandukanye ufite muri machine cyangwa se n'ubwo wayandika nigomba kujyamo ntabwo washyiramo ibindi bintu bisanzwe bikundite usubmitinga. Okay, urabona ko system ikuraninga nta kibazo. Okay, gusa mbibutse ko ku bantu bakeneye izi code ndibuze kuzishyira muri description y'iyi video, ubwo abarazikenera baraza kuza bazidownloadingemo nabo bagerageze barebe ko byakunda. Turi kumwe. Wagira ikibazo kandi yandikira kuri WhatsApp ibintu yanjye 0786665569. Turi kumwe. Ciao ciao.